Inyama y'umwijima ni kimwe mu biribwa cyangwa se ni kimwe mu bwoko bw'inyama bubonekamo intungamubiri nyinshi. Burya inyama y'umwijima ibonekamo ubutare bwa fer, ikabonekamo vitamini A, ikabonekamo vitamini B12, ikabonekamo intungamubiri ya folate, ikabonekamo umunyungugu wa cuivre ndetse na zinc. Inyama y'umwijima nanone ibonekamo intungamubiri zo mu bwoko bwa proteine ku bwinshi. By'umwihariko rero muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe indwara 10 ushobora kwivura urya inyama y'umwijima cyangwa se kurya inyama y'umwijima byakurinda kuba warwara izo ndwara. Ubundi inyama y'umwijima ni inyama nziza cyane, ndetse burya ni inyama bavuga ko ibonekamo intungamubiri nyinshi zibumbiye hamwe, kandi zikaba ari intungamubiri z'ingenzi zituma twagira ubuzima bwiza. Tudatinze rero reka turebere hamwe izo ndwara 10 zishobora kuvurwa no kurya inyama y'umwijima cyangwa se kuba warya inyama y'umwijima bikakurinda kuba warwara izo ndwara cyangwa se bikagabanya ibyago byo kuba warwara izo ndwara turi kubwire. Indwara ya mbere burya kurya inyama y'umwijima byakurinda bikanakuvura ni indwara ya anemie cyangwa se indwara yo kugira amaraso make. Ubundi inyama y'umwijima ibonekamo ubutare bwa fer cyangwa se iron. Ubutare bwa fer bukaba bukoreshwa n'umubiri mu kurema no gukora amaraso mashya. Inyama y'umwijima nanone ibonekamo vitamini B12 ndetse n'ibyitwa folate. Ibyo byose bikaba bikoreshwa n'umubiri mu kurema no gukora intungamubiri ndetse nanone no kurema intete zitukura z'amaraso zizwi nka red blood cells. Bityo rero kurya inyama y'umwijima bituma hemoglobine y'umubiri yiyongera ndetse n'ubushobozi bwo gutwara umwuka mwiza wa oxygene mu bice by'umubiri bikiyongera. Bikongera amaraso yawe akaba menshi ndetse bikaba bishobora kuvura bwa burwayi bwa anemie cyangwa se uburwayi bwo kugira amaraso make cyangwa se bikabukurinda. Abantu bakunda kugira ibibazo byo kugira amaraso make ni byiza ko barya inyama y'umwijima. Bizabarinda kuba ubwo burwayi bakomeza kubugira ndetse nanone bibavure ubwo burwayi. Ubundi muri garama 100 z'inyama y'umwijima dusangamo miligarama 6.2 z'ubutare bwa fer, ugereranyije ni 30% by'ubutare bwa fer dukenera ku munsi. Nanone burya mu nyama y'umwijima tugasangamo vitamini B12 ingana n'1000% by'iyo dukenera ku munsi. Bivuze ko vitamini B12 dusanga mu nyama y'umwijima yikubye inshuro 10 by'iyo dukenera ku munsi, muri make kibonekamo ku bwinshi. Mu nyama y'umwijima kandi dusangamo folate, nayo ikaba ikoreshwa n'umubiri mu kurema amaraso mashya ndetse no gukora amaraso mashya. Ibyo bikakurinda bikanakuvura ya ndwara ya anemie yo kugira amaraso make. Indwara ya kabiri ishobora kuvurwa no kurya inyama y'umwijima cyangwa se kurya inyama y'umwijima bikayikurinda ni indwara yo guhuma mu ijoro cyangwa se kutabona neza. Ibyo ahanini biterwa no kubura vitamini A mu mubiri ihagije. Iyo rero ufite vitamini A mu mubiri ari nkeya bituma ushobora guhuma mu ijoro ntubone neza, ariko kurya inyama y'umwijima bishobora gutuma ubona iyi vitamini A ikaba nyinshi mu mubiri wawe. Ibyo bigatuma ubasha kubona neza ndetse burya no mu ijoro ntubashe guhuma cyangwa se ugatandukana n'icyo kibazo cyo guhuma ntubone neza mu ijoro. Ibyo bikakunda kugaragara cyane ku bana, ariko no ku bantu bakuru burya bashobora kugira ibyo bibazo byo kutabona neza. Kurya inyama y'umwijima bishobora gutuma ubona neza ndetse no mu ijoro, bigatuma amaso yawe ibyago byo kuba ashobora kurwara bigabanuka ndetse bikarinda agace k'imbere ko mu jisho kazwi nka cornea. Ibyo rero bigatuma ibyago byo kuba warwara indwara z'amaso zishobora gutera n'ubuhumyi bigabanuka. Byibuze kurya inyama y'umwijima imwe bishobora gutuma ubasha kubona vitamini A ingana na mikrograma 6000 bitewe gusa no kurya inyama y'umwijima cyangwa se kurya intongo y'inyama y'umwijima ku munsi. Rero burya kuyirya bishobora gutuma ubona neza bikarinda n'amaso yawe. Indwara ya gatatu ishobora kuvurwa no kurya inyama y'umwijima cyangwa se bikayikurinda no guhorana umunaniro ukabije cyangwa se kwako n'umuntu ahorana afite intege nke kandi atanarwaye. Ubundi hari abantu bakunda kugira ibibazo byo kugira imbaraga nke ndetse no mu gitondo bakimara kubyuka. Ibyo ahanini bigaterwa no kuba bafite ubutare bwa fer buke mu mubiri cyangwa se vitamine zo mu bwoko bwa B mu mubiri wabo zikaba ari nke, cyane cyane nka vitamini B12 ndetse na vitamini B6.
Ibyo kandi bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite uburwayi bwa anemi cyangwa se nanone burya hari intungamubiri zimwe na zimwe ubura mu mubiri wawe. Kurya inyama y'umwijima rero bishobora gutuma wongera kugira imbaraga, bikongera metabolisme mu mubiri wawe, bigatuma umwuka mwiza wa oxygene wongera gutembera neza mu bice byose by'umubiri, kandi bikaba bishobora gutuma umubiri wawe wongera kugira imbaraga. Inyama y'umwijima rero bituma umuntu yongera kugarura imbaraga mu mubiri, ndetse bigatuma umubiri we ubasha gukoresha neza energy cyangwa se imbaraga. Cyane cyane ibyo bigaterwa nanone na vitamine zo mu bwoko bwa B dusanga mu nyama y'umwijima nka B12, B6, B2 ndetse nanone na B5. Muri make rero inyama y'umwijima ni nziza, ituma umuntu abasha kongera kugira imbaraga, ndetse bikaba bishobora kumurinda no kurwanya iyi ndwara yo kugira umunaniro ukabije utazi impamvu yabiteye. Iyi ndwara ya kane ishobora kuvurwa cyangwa se ikagabanya ibyago byo kuyirwara no kurya inyama y'umwijima ni indwara yo kwibagirwa bya hato na hato, dementia, cyangwa se nanone kuba ubwonko bwawe bwatakaza ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe. Ubundi inyama y'umwijima ni nziza, ibonekamo ibyitwa choline, ikabonekamo na vitamini B12 ndetse na fer. Izi ntungamubiri zose zikaba ari ingenzi cyane ku mikorere y'ubwonko, aho zituma uturemangingo tw'ubwonko twongera gukora neza, bikarinda uturemangingo tw'ubwonko kuba twakwangirika, kandi bigatuma tubasha guhanahana amakuru neza. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko byibuze vitamini B12 iyo yabaye nkeya mu mubiri wawe bishobora gutuma urwara indwara ya Alzheimer, cyane cyane aho umuntu agira ibibazo byo kwibagirwa bya hato na hato, ndetse n'ubwonko bwe bukaba bushobora gusa naho busubiye inyuma. Kuri inyama y'umwijima rero bishobora gutuma ubona vitamini B12 mu buryo buhoraho, bigatuma ubwonko bwawe bwongera kubona no gukora neza, ukabasha gufata mu mutwe neza, kandi ukabasha kuba ibyago byo kuba kwibasirwa n'izi ndwara zifata ubwonko bigabanuka, cyane cyane nk'indwara ya dementia, indwara ya Alzheimer ndetse n'indwara ya Parkinson. Indwara ya gatanu kurya inyama y'umwijima byagabanya ibyago byo kuyirwara cyangwa se bikayikurinda ni indwara ya infertility, cyangwa se kuba ushobora kubura urubyaro. Hari inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze inyama y'umwijima ishobora gutuma fertility yawe yiyongera, bikakongera amahirwe yo kuba ushobora kubyara ndetse no gusama cyangwa se gutera inda. Hari vitamine A dusanga mu nyama y'umwijima ishobora gutuma tugira intangangabo zimeze neza, muri make zifite karite nziza, kandi nanone bikaba bishobora gutuma intanga z'umugore nazo ziza zimeze neza nta busembwa zifite. Zinc dusanga mu nyama y'umwijima nayo burya ikoreshwa n'umubiri mu gukora amahormone n'imisemburo y'ingenzi ishobora gutuma tubasha kugira gusama cyangwa se reproduction yacu ikorwa neza. Folate dusanga mu nyama y'umwijima nanone ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma hari igi rishobora gukura neza, cyane cyane nko mu gihe wasamye cyangwa se mu gihe nanone watwaye inda. Nanone burya inyama y'umwijima ku bagore ni ingenzi cyane kuko ishobora gutuma amahormone cyangwa se imisemburo ishobora gusubira ku murongo mu gihe bafite ibibazo by'imisemburo mike, igatuma ovulation yabo yiyongera. Nanone burya ikaba ishobora gutuma hari ubusembwa umwana ashobora kuvukana, cyane cyane nk'ubusembwa bw'uruti rw'umugongo bugabanuka. Ku bagabo rero inyama y'umwijima kuyirya bituma intangangabo zabo ziyongera, haba mu bwiza ndetse no mu bwinshi. Indwara ya gatandatu kurya inyama y'umwijima byakurinda cyangwa se ikagabanya ibyago byo kuyirwara ni indwara y'amaraso. Ni indwara itera ku mugongo kw'amagufwa izwi nka osteoporosis, cyangwa se nanone kuba amagufwa yawe ashobora kuvunika bya hato na hato. Indwara ya osteoporosis ni indwara itera ku mugongo kw'amagufwa, cyane cyane bigaterwa n'intungamubiri zimwe na zimwe ububura, cyane cyane twavuga nka vitamine K, calcium ndetse n'izindi. Mu nyama y'umwijima rero burya dusangamo vitamine K, ikaba ari vitamine ingenzi cyane inashobora gutuma umubiri wacu ubasha kwinjiza undi munyungu witwa calcium nawo w'ingenzi cyane mu gukomera kw'amagufwa. Hari vitamine D dusanga mu nyama y'umwijima nanone, ikaba ishobora gutuma nayo umubiri wacu ubasha kwinjiza neza calcium. Vitamine A na vitamine B zo mu bwoko bwa B dusanga mu nyama y'umwijima nazo zibasha gutuma amagufwa yacu akomera, ndetse nanone zikaba ari ingenzi cyane mu gutuma ibyago byo kuba twibasirwa n'indwara ya osteoporosis bigabanuka. Muri make rero kurya inyama y'umwijima bishobora gutuma ugira n'amagufwa akomeye, kandi bikagabanya ibyago byo kuba warwara indwara ya osteoporosis itera kumungwa kw'amagufwa. Indwara ya karindwi kurya inyama y'umwijima byakurinda cyangwa se byagabanya ibyago byo kuyirwara
ni indwara zifata imvubura yitwa thyroid cyangwa se thyroid gland cyangwa se glande thyroid. Burya iyi thyroid, imvubura yitwa thyroid ni imvubura y'ingenzi cyane ishobora gutuma tugira ubuzima bwiza ndetse inagira uruhare mu mikorere y'umubiri. Mu nyama y'umwijima rero dusangamo umunyungugu witwa selenium, tugasangamo iyode, tugasangamo zinc ndetse na vitamine A. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane ku mikorere y'iyi mvubura yitwa thyroid. Iyo zino ntungamubiri zibuze, burya zitera nazo imikorere mibi ya thyroid, ugasanga umuntu ahorana ibibazo by'uburwayi, akamera nk'umuntu urwaye, cyangwa se ugasanga nyine umubiri we wacitse intege, akaba ashobora no kurwara indwara y'umwingo. Muri make rero, kurya inyama y'umwijima bigabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara umwingo, ndetse n'imikorere mibi y'iyi mvura ya thyroid ikagabanuka. Muri make iyi mvura igakora neza bitewe no kuba urya inyama y'umwijima. Indwara ya 8 kurya inyama y'umwijima byakurinda cyangwa se byagabanya ibyago byo kuyirwara ni indwara zifata ku ruhu. Burya hari indwara zimwe na zimwe zifata ku ruhu ziterwa no kuba uruhu rwacu rwabuze zimwe mu ntungamubiri dukura mu byo turya. Inyama y'umwijima rero ibasha kuguha izo ntungamubiri cyane cyane nka vitamine A, zinc ndetse na vitamine zo mu bwoko bwa B. Burya vitamine A ishobora gutuma tugira uruhu rwiza, bigatuma uturemangingo tw'uruhu dushobora gukorwa neza, kandi bikagabanya ibibazo bya inflammation bitandukanye ushobora guhura nabyo cyangwa se kugira ku ruhu rwawe. Umunyungugu wa zinc dusanga mu nyama y'umwijima nanone ushobora kugira ubushobozi butuma uruhu rwacu rubasha gukira, cyane cyane nko mu gihe twakomeretse cyangwa se mu gihe rurwaye. Vitamine zo mu bwoko bwa B dusanga mu nyama y'umwijima zituma uruhu rwacu rubasha gusanwa mu gihe rwakomeretse, nanone ikarurinda kumagara cyangwa se kumva uruhu rwacu rwumagaye. Burya abantu barya inyama z'umwijima muri rusange bagira ubuzima bwiza, ndetse ugasanga nyine ibyago byo kuba kwibasirwa n'indwara zimwe na zimwe biragabanutse. Indwara ya 9 kurya inyama y'umwijima byakurinda cyangwa se byagabanya ibyago byo kuzirwara ni indwara z'umutima. Burya indwara y'umutima ishobora kugabanya ibyago byo kuyirwara no kurya inyama y'umwijima, cyane cyane ibyo bikagabanya nyine cyangwa se bigaterwa no kuba inyama y'umwijima hari intungamubiri zimwe na zimwe tuyisangamo zitera imikorere myiza y'umutima. Hari intungamubiri yitwa choline dusanga mu nyama y'umwijima, ikaba ari ingenzi cyane ku mikorere y'umutima ndetse no mu mikorere y'ubwonko muri rusange. Vitamine K dusanga mu nyama y'umwijima no burya ituma imitsi itwara amaraso ikora neza, cyane cyane ikagabanya ibyitwa calcification ya amariteur cyangwa se imitsi itwara amaraso, ugasanga nyine imitsi yawe amaraso arimo kuyitemberamo neza. Muri iyi make ubushakashatsi bugaragaza ko kurya inyama y'umwijima byibuze inshuro 2 mu cyumweru bigabanya ibyago byo kuba twarwara indwara z'umutima ku kigero kiri hejuru. Indwara ya 10 igabanywa ibyago byo kuyirwara no kurya inyama y'umwijima cyangwa se bikaba byayikuvura ni indwara zishobora guterwa no kuba ufite immunite cyangwa se ubwirinzi bw'umubiri bwagabanutse. Burya hari amatsinda y'indwara nyinshi ushobora guhura nazo bitewe no kuba ubwirinzi bw'umubiri wawe bwagabanutse, harimo nk'indwara z'ubugendakanwa. Inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze kurya inyama y'umwijima bizamura ubudahangarwa bw'umubiri. Ibyo bigaterwa n'umunyungugu witwa zinc dusanga mu nyama y'umwijima, vitamine A dusanga mu nyama y'umwijima ndetse n'ubutare bwa fer. Muri make kurya inyama y'umwijima bishobora kuvura zimwe mu ndwara zimwe na zimwe zishobora kuba zatewe no kuba ubwirinzi bw'umubiri wawe bwagabanutse, ndetse nanone no kuba wahuye n'ibibazo bitandukanye. Muri make inyama y'umwijima ni nziza, ituma imikaya y'umubiri ibasha gusanwa no gukorwa ikabasha no gukura. Ibyo bigaterwa n'intungamubiri za proteine dusanga mu nyama y'umwijima ku bwinshi. Inyama y'umwijima burya inafasha mu gusukura umubiri mu byitwa detoxification, ibyo bigaterwa na vitamine zo mu bwoko bwa B dusanga mu nyama y'umwijima. Inyama y'umwijima nanone itera imikorere myiza y'ubwonko, cyane cyane ibyo bigaterwa na vitamine B12 n'ubutare bwa fer dusanga mu nyama y'umwijima. Muri make rero iyi nyama ni nziza cyane. Byibuze burya nko ku muntu mukuru akwiye kurya byibuze garama 100 kugeza kuri garama 150 z'inyama y'umwijima mu cyumweru. Ku mugore utwite rero bwo akwiye kuyigabanya, kubera ko burya vitamine A nyinshi dusanga mu nyama y'umwijima ishobora gutera ibibazo ku mugore utwite no ku mwana atwite. Bityo rero umugore utwite akwiye kugabanya ikigero cy'inyama y'umwijima we yakariye. Ku mwana nawe burya ntabwo ari byiza ko yarya inyama y'umwijima ku bwinshi, byibuze garama 50 ku cyumweru zirahagije kuri we, kandi nizo zatuma agira ubuzima bwiza. Muri make rero burya inyama y'umwijima ni nziza
kandi ibonekamo intungamubiri nyinshi zitandukanye zibumbiye hamwe ugereranyije n'ibindi bice by'inyama ushobora kubona. Muri make rero inyama y'umwijima ukwiye kuyirya, ukwiye kumenya ko ari inyama nziza cyane yagabanya ibyago byo kwibasirwa n'uburwayi bumwe na bumwe bushobora kuba bukuzahaza kandi harimo n'uburwayi bukomeye, ikaba ishobora kuvura n'izindi ndwara zimwe na zimwe twakubwiye. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.